Muraho neza amahoro y'Imana bane namwe Nyagasani akomeze kubandindira. Uyu munsi rero nshaka kubereka utuntu dukeya. Iki kiganiro ntabwo kiri buze kuba kirekire. Hari abantu bansabye yuko nazongera nkabereka amavuta nkoresha n'isabune. Hari n'ibiganiro nari nabivuzemo ko nabonye izo comment kandi nzabikoraho. Hari n'umuntu wanyandikiye ejo arambwira ngo wambabariye ukazakora cya kiganiro cyangwa se ukabinyereka. Noneho anyandikira iyo message ntari mu rugo, ntari hafi y'ibyo bintu byose. Hari n'undi wanyandikiye mubwira izina ry'amavuta ansaba ngo amafoto, kandi ni ukuri hari igihe ngusubiza byihuse ariko ntafite wenda akanya ko kujya mu mafoto, cyangwa se ugasanga n'iyo foto ntayo mfite muri telefone. Uyu munsi rero nifuje kubereka amoko abiri y'amavuta ushobora kwisiga, ariko yisigwa n'umuntu ufite uruhu ruri naturel. Uri umuntu wisize amavuta atukuza rwose wapi, ntabwo byakunda. Bisaba uba uri naturel. Ikindi ushobora kuyisiga uri umugabo cyangwa uri umugore. Ni amavuta mbereke kwanza. Aya mavuta yitwa Dipika. Turamirese bigaragara neza. Dipika rero igira inoze, igira mo amoko menshi. Iyi ni le, siko bavuga mu gifaransa le. Ni amavuta y'abadermatologe, bivuze neza ahari. Aya mavuta ngewe nyisiga bwa mbere nisigaga baume ya Dipika, ariko baume naje gusanga ari iy'abantu bafite uruhu navuga ngo rufite inoze, rufite utuntu twinshi cyane ku ruhu, wenda nk'uduheri natwo tugoye, nk'amalerji agoye nyine. Iyo wisize baume umva tuvaho twihuta, ariko iyo ufite uruhu rworoshye ukajya kwisiga baume kandi hatariho ibyo bintu byose, biba ari fo, ntabwo biba ari sawa. Icyiza ni uko wakisiga aya ngaya mu gihe ufite uruhu rworoshye, ikindi rudafite ibibazo byinshi nyine by'ibiheri n'ibindi byinshi. Muri ihangane umunsi twakoreye mu muhanda, nari mvuye muri siporo mbona nta kundi bubigenze, biba ngombwa ko mbikora byihuse kugira ngo mbashe kugira izindi gahunda zanjye njyamo. Ikindi ni aya mavuta ya Selave. Sagaragara. Aya mavuta kuyisiga uri umugabo ntacyo bitwaye, kimwe n'ariya nari mberetse. Aya ngaya njye ntabwo ariyo nisiga mu buzima buhoraho bwa buri munsi, ariko nayo iyo bibaye ngombwa mpfa kuyisigaho iyo ayanjye yashize, ayanjye yo ntariye. Iyi Selave nayo Selave nayo ni nziza nyine. Umva aya mavuta nongeye mbisubiremo, ntabwo wayakoresha warisize ibintu bitukuza rwose, wahita uyoberwa ukuntu usa. Nayo ni meza, wayisiga waba uri igikara waba uri inzobe, biba yanjye bibe nariya yandi nkweretse, yaba Selave cyangwa Dipika. Ikindi noneho ni ino sabune. Ino sabune mana yanjye se mbivuge gute, iyi sabune ushobora kuyikoresha wisiga ayandi mavuta iyo ari yo yose. Ino sabune ikuraho ikintu cyitwa, ariko ubu ntayirimo, ikuraho ikintu cyitwa agaheri n'agaheri. Natangiye kuyoga mfite ibibazo byinshi. Nimba hari abantu banyibuka ntwite, hano hose nari nuzuranye ibiheri. Nibinkundira ndaza kubereka ifoto yanjye bwa mbere ntaratangira kwisiga aya mavuta, ntaratangira no gukoresha iyi sabune, ukuntu nari imeze. Ikindi ni byiza ko umuntu agura iyi ngiyi, iyi ya foaming, kubera ko foaming igira igifuro. Hari iyindi bidafite igifuro, mana ntabwo nakunze ukuntu imeze, ko nayo nigeze kuyigura ntabanje kureba neza. Iyi sabune ntabwo ihenda cyane, ariko nta nubwo igura makeya, ntabwo iba munsi y'ibihumbi 20, kandi ntabwo ayo mafaranga ari makeya. Rero iyo uyiguze itareta rwose wayoga n'icyumweru kimwe. Ikindi ushobora no kugura agacupa kayo gatoya, cyangwa iyi ngiyi ukajya uyoga mu maso gusa, ko mu maso niho haba hagoye, ahandi rwose ku mubiri yacu akenshi uba usanga nta kintu hatwaye.
simberetse isabune n'amavuta by'ubwenge byiza byagufasha kandi njyewe mbabwira ikintu nageragejeho ikindi nkakibabwira byibura ntagiye kubona ikintu cyiza cyabivuyemo ntabwo nabibabwira mbona harimo ibintu bibi cyangwa iki ko aya mavuta natangiye kuyisiga mu kwa 12 k'umwaka washize ubu turi mu kwa 9 urumva igihe gishizemo rero nabonye ibyiza byayo nta kintu kibi ndayabonaho nabonye ari meza yombi kuko njyewe iyo lipikari ishize seravi ihari ndayisiga umuntu rwose aba ameze neza nta kintu kimwe yamusubizaho inyuma ikindi hari aka body spray na kano nifuje kukabereka kubera iki gahumura neza gafite ukuntu gahumura nyine umuntu akakumva ariko wowe utarimo kukiyumvaho ndimo ndibwirira cyane cyane nk'abantu bafite ibibazo byo mu buhumekero nk'amasenezite asima aka kaboru kisize ni dia body niko yitwa ariko nyine ni body spray uyisize nta muntu ntago wowe uyisiga ngo witsamure nta nubwo umuntu uri kure yawe aba yumva nyine ufite ikintu cy'uko utamenya hari ibintu twisiga ugasanga ugiye nko ku zuba baba we hari akuka kabi kazamutse ukumva umuntu yacumbye ameze nk'agahuyu ukumva ni bibi cyane pe ibyo bintu tuzagiye tugerageza tumenye ibintu twisiga ikindi ni byiza ku bantu bisiga amaparufe mujye musobanukirwa nimba iyo parufe ari iyo ku zuba cyangwa ari iyo mu gihe cy'ubushyuhe cyangwa mu bukonje nyine urajya kwisiga parufe iyo mu bushyuhe uri nako iyo mu bukonje uri mu bushyuhe numara guhura n'ubushyuhe kandi atari cyo yakorewe utangira unuka ukuntu umuntu ajya kumva ni ikintu utamenya ukuntu kimeze usange ufite akuka kabi pe kabi ariko kabi utanasobanukirwa ubwoko bwako ikindi harya ubundi ubu ngubu ni igiki nagombaga kubabwirara ku bantu rero mwari mwambajije ku mavuta nisiga ni ayo mavuta abiri ubwo bwoko bubiri ntabwo agura kimwe aya ngaya aya niyo ahendutse kuruta ariya hari igihe rero usanga umuntu ari mu minsi itamworoheye cyangwa mu mezi ukaba ubizi ko nko muri ayo mezi 3 rwose utazagura amavuta ufite ibintu nyine bindi urimo birisiriye bikaze ugasanga rero ni ngombwa yuko wenda bisaba kugura amavuta ya makeya uri kubona kano karabero mfite ukuntu gateye neza karabero nakaguze 2 ariko ikibi cyakora kisiga kagahita kavaho buri mwanya wajya uhora wipakara kandi ntago wumve guhinda nakaguze kubera gukunda ukuntu gateye gusa nasanze gahagaze gatya nanjye mpfa kugura urumva ikindi kintu ni ikihera mwige kunywa amazi ni ingenzi cyane mwige kunywa amazi bihagije kuko buriya amazi afite ibintu byinshi adufasha nk'uko nababwiye yaje ya karoti ifasha umuntu kugabanya ibiro ariko n'ubundi ikanafasha ku ruhu bituma uruhu rusa neza rero ibaze unywa amazi ahagije byibura litiro 3 ku munsi ubishoboye cyangwa 2 ukanywa wenda n'iriya ji ya karoti ukisiga amavuta meza atarimo ibibazo byinshi niba utarigeze wisigaho amavuta yo kwitukuza cyangwa harimo hydroquinone nta kabuza wasa neza uko byagenda kose utagiye gukora ibintu bya danje ngo utangire ngo ubusengo nzisiga ngo amavuta ngo hari abantu njya numva ngo bisiga amavuta ngo y'ibihumbi 300 ngo kugira ngo ase neza kandi wenda n'umubiri we nyine ari ibintu biri natirere yakoresheje kubera iki kugendera mu kigare ikindi kintu nabonye cyiza iyo wisize amavuta akakunanira ni byiza kujya kwa muganga w'uruhu akenshi uragenda ukishyura consultation gusa nta bindi bintu biba birenze akakurebera uruhu rwawe akagira ibyo akubaza n'ibiki byose hari n'igihe usanga kimwe mu bintu ufite ku ruhu wayobewe icyo wabikorera kugira ngo bishire biterwa n'ibiryo urya hari nko mu biryo urya hari icyo usanga ukivuyeho cyangwa ukigabanyije hari nk'ibiheri bigabanyuka hari umuntu wigize kumbwira ngo iyo urya umuceri cyane bikabije ngo uzana uduheri two mu mugongo
niba hari uwundi muntu ibyo bintu ubizi bikaba ari nabyo abidusangize tubimenye niba koko ari byo, ko njye nabyumvanye abantu batarenze nka batanu, ariko ushobora gusanga hari n'abandi benshi babizi, mutubwire ukuntu biba bimeze. Nguzana uduheri mu mugongo nyine tutari uduheri two kuvuga ngo watumena, ariko ukaba arimo twa duheri ubona tujya kumera nka allergie, ariko tukaza mu mugongo gusa ngo kubera umuceri mwinshi. Simbizi nimba ari byo. Njye ntatwongera kuko sindi no mu bantu barya umuceri cyane, ko umuceri umubyibushya kereka wenda ari basmati, niyo nzi ku bantu ba O positive itajya ibabyibushya. Niyo uri gufata regime biba byiza iyo ariyo ukoresheje. Nyuma yo kubereka amavuta rero tuvanze dosiye, ngiye mu mujyi, nifuje ko tujyana mu kagahunda ngiyemo. Hari abantu bakunze ibiganiro twakoze byo mu muhanda, twakumbuje hari umumama wamamagaye tuvugana hafi nk'iminota nka 40, ariko umbwira karitsiye yaherukaga kera kiba mu Rwanda, ati wakoze watumye mbona ukuntu hahindutse, hari ahantu wankumbuje, hari ibintu nibutse. N'uyu munsi rero ndebye ukuntu hari ahantu twari turi kuri stade, nari mvuye muri tize, hari umuvandimwe wanjye wari ugiye kwiga imodoka mugezayo, twiyongoza kuhakorera. Noneho mbona huzuye abantu benshi bari kunyitegereza, harimo abari gusakuza, harimo abahagaritse kwiga. Ndavuga rero kandeke guteza akavuyo mu bantu b'abandi ari nanjye babasanze, dufata umwanzuro wo kuhava. Sa nuko nguko byagenze, ngiye mu mujyi hara ku Bahinde nimava njye guhaha, mfite abashyitsi, mfite mukuru wanjye wavuye Belgique uri buze kunsura. Ndashaka gutaha nkajya kubitegura, ariko nuko bitakunda. Nari kubereka, twari gukora ibyo bintu byose mukabireba, nkajya guhaha, nkavayo, nkateka, bakaza abashyitsi bagataha. Ndabivugana na Mirere, nabyemera turabikora, nitubona bishoboka turabikora. Ibishoboka mbega ubu ngubu nibyo tugiye gukora. Kandi mana sinzi, reka mbabwire, hari abantu benshi bamaze iminsi banyandikira, ariko dusanzwe tuziranye mu buzima busanzwe. Abantu benshi mvuga barabaye, ni nk'umuntu, iyo umuntu arenga umwe, njyewe iyo yambajije ikintu mbibara ko ari abantu benshi. Abantu bagera nko muri 4 kuva mu kwa karindwi kugeza ubu baranyandikiye bambaza ku bintu bya YouTube. Ese YouTube irahemba? Ese ko hari abantu bavuga ngo YouTube ngo mu Rwanda ntihemba, ngo ese ngo nkore ngo kuri nyine ibintu byinshi. Ati se ko nshaka gukora gutya na gutya. Hari ikintu kimwe barambajije nkajya nsubiza buri muntu uko yagiye ambwira, ariko hari ikintu kimwe nahise nkuramo kimeze gutya. Hari umuntu utekereza YouTube kuyifungura akumva ko nimba njyewe tuziranye, sibyo, ndi nk'umuvandimwe wawe, cyangwa turi inshuti zo kuva mu bwana, ufunguye YouTube cyangwa se urabirebye uravuga ati bino bintu kugira njye nguma mu rugo. Kandi hari abantu bakorera kuri YouTube nkaba mbyumva bakavuga ati byibura nubwo yaba make avamo, niyo byaba bivunanye ariko avamo. Ikiza cya YouTube ntago igoye nk'izindi business wenda cyane ngo tuvuga ngo bisaba ngo kujya ngo gufungura YouTube ngo ufite ngo byibura ngo miliyoni ngo cyangwa 500,000. Hoya bisaba kuba ufite email, sibyo? Ibindi byo bigenda biza, ariko igisaba bwa mbere ni email. Noneho rero ugasanga ufunguye YouTube utekereza ni inshuti yanjye, agomba kuzajya amereza ibiganiro. None se nufungura YouTube utekereza ko njyewe nzajya nguha ibiganiro
iki kintu ni fo. Niba ufunguye YouTube witekereza kuba star muziranye, reka nziranye n'abantu bazwi benshi pe, ariko ibiganiro byinshi mubona ni ibyanjye njyenyine, ni ibyanjye n'abana banjye, ni ibyanjye n'abandi bantu, ariko ntabwo nafunguye YouTube ndi gutekereza ngo urugero iyi YouTube ndayifunguye bamenya ni boss wanjye, bamenya n'umuvandimwe wanjye, bamenya tuziranye kera, ukishyiramo nkishyiramo ngo bamenya ubwo ari umuvandimwe wanjye ari boss wanjye gutya na gutya. Azajya amereza ikiganiro wenda reka mvuge ngo buri nyuma y'ukwezi cyangwa asiyo yagiye cyangwa buri mu kwezi yamaye ibiganiro bibiri. Nekereze ngo Biju ngo azajya amereza ngo ibiganiro, nekereze Sureka nimba oya wapi njye njya gufungura YouTube nayifunguye ari iyanjye. Ibitekerezo byari bibi, ndashyiraho ubuzima bwanjye n'abana banjye, hari rimwe na rimwe hajyaho izo nshuti zanjye, ibiganiro nyine hirya no hino. Ariko nimba urugero Biju amaye ikiganiro turagikoze, ejo nongere Biju mu kiganiro, ejo nongere Biju mu kiganiro, ibyo bintu bibaho. Urwo ni urugero nabahaga. Niba ugiye gufungura YouTube tekereza ko ari iyawe, ntiwijya gutekereza ko uyifunguye kubera ko uziranye na runaka azaguhereza ikiganiro, kubera ko uziranye na runaka bizagenda gutya. Nambare sentire kwanza urumva, wijya gufungura YouTube ngo utangire ngo utekereze ngo ko ngo nerazayihoraho, nunsaba ikiganiro nkakubwira ko bitavamo ari uburenganzira bwanjye, bizagenda bizakurakaza. Ariko ubaye warafunguye YouTube uvuga ngiye gukora ndanshyiraho ibintu byanjye ibi n'ibi wowe ukaba ubizi muri wowe. Nayo nyiri kuvuga ni byiza ko ufungura YouTube utekereza ko ni wowe. Kubera iki? Umutumirwa ushobora kumubura kubera ko watekereje ko uzajya ushyiraho boro zawe nyinshi, ntibikuvune cyane kuko utekereza ati ubwo wa mutumirwa bidakunze uyu munsi nakora kino kintu, ntibitume umara igihe udakoze kubera ko wabuze umutumirwa. Wenda ushobora kumara igihe udakoze kubera wagize ibibazo wenda by'uburwayi cyangwa ibikoresho, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko hatabayeho ngo ni uko ari umutumirwa. Mu mutwe wawe mbega ndi kwibwirira abantu bambajije cyangwa n'abandi wenda batambajije ariko bafite izo gahunda zo gufungura ama YouTube channel cyangwa banazifunguye. Ariko mu bintu maze umwaka n'amezi angahera n'amezi 2 mfite YouTube, ubwo ya Ketchup TV show iriya ya filime yo ntagiye murabizi ni cyashya. Ariko uwo mwaka n'ayo mezi nizemo iki kintu, esanse inshuro zingana. Urumva iki kintu narakize, niyo mpamvu numvaga nshaka kukibasangiza. Niba ufunguye YouTube wishyira mu mutwe wawe ko izahoraho abantu muziranye, ntabwo bishoboka. Kuko urugero ngiye mfite nk'abantu bagiye bansaba ibiganiro shape, nkumva ntabwo ndi muri mood yo kukimuha, cyane nareba n'ibintu akora nkabona no kujyaho nanjye mu by'ukuri hari ikintu hari isura mbi biri bunsige, ngewe ntacyo biri bumfasha, ariko we bifite icyo bimufasha. Ntabwo aba ari ukwikunda, iki kintu abantu mujye munanakiga. Nimba ugiye guhereza umuntu ibiganiro, reba ibintu akora, urebe n'ibyo ugiye gukora, urebe n'iryo zina ufite urwego ririho, urebe ko utagiye gusubira inyuma. Abantu nimujya mwumva umuntu avuga ngo izina afite nimukumve kwirata cyangwa ibindi bintu byo kwishyira hejuru. Hoya, hari abantu baba bafite YouTube afiteho nk'abantu 1000 mu by'ukuri, kuko muri inshuti cyangwa afiteho abantu 500, ari kumva ko ikiganiro cya mbere ari wowe, kandi wowe izina ufite waryubatse mu myaka 10 bikugoye. Ushobora no kuba waratangiye kuryubaka mu myaka 10 ariko rifata neza wenda nko mu mwaka wa 8 cyangwa wa 9.
hari n'undi wafunguye YouTube channel afiteho abantu babari 15 abarambwiye ngo arashaka ko ngo muhe ikiganiro. None se nk'ubwo iyo ugiye kunsaba ikiganiro ufite abasabu 15 uba wumva ndi icyamamare ku ruhe rwego ku buryo biri buhite biva kuri abo bantu 15 byibura bikakuzamurira abantu niba ari niyo monetize ukayibona n'ibiki ntabwo bishoboka. Niba ugiye gusaba umuntu ikintu ubaha izina afite, ni byiza ubaha izina afite, yararivunikiye udahari rafiki yangu. So nari nyiri kwibwirira abantu ko tuba tugomba kubaha amazina bagenzi bacu bafite, turetse nanjye njyewe hari nk'umuntu ntashobora kuba nabwira ngo wamaye ikiganiro, kuko nk'ibintu nkora n'ibyo akora nta kuntu twajya kubihuza ngo tubiganire nyine ngo tubisangize abantu. Hari ibintu nyine uba ubona nimujya kubibwira abandi bantu birabafasha iki, nubwo mwembi muzwi. Abantu barahari, ntabwo hari ibintu biba ari byo ko mubiganira muri babiri, ko mwebwe bafite icyo biri bubungureho, ariko ugasanga kujya kubisangiza abandi n'ukuri nta mumaro ntawo pe. Rero ni byiza twige kuba dukora ibintu twumva ko ari twebwe intambwe ya mbere, ya kabiri, ya gatatu. None inshuti zacu, abantu bacu tuzi, ibyamamare byacu bikaza bidushyigikira, ariko tutavuze ngo nibo ba mbere, nibo bagomba kubikora, niwe ugomba kuza hano akamereza ikiganiro, niwe ugomba kugira guri ibintu nk'ibyo ngibyo. Bananjye aha hantu kuhabona parikingi rero ni ibibazo pe. Nakushimashira hari igihe ubyuka usanga hari abantu bafitiye umutima mwiza. Nari ngiye gusohoka mbona ino renjete mpita nibuka mu bintu nagomba kubereka ririmo, ariko kubera ukuntu simukadi iba yashyushye hari igihe nibagirwa. Ino renjete ni ingenzi cyane cyane ku bantu bafite abantu, cyangwa se ko umvuze cyane cyane ku bantu bafite abana, ariko n'udafite umwana ashobora kuyikoresha. Kubera iki? Iyi ngiyi ifasha kwica mikorobe zo mu ntoki, nyine aho wihanaguje yangiza mikorobe zihari. Ngo yangiza, ikinyarwanda cyanjye ni mugufi. Igira yica mikorobe. Rero hari igihe uba usanga nko gutunga sanitizer mu modoka bigoye. Kubera iki? Iyo hashyushye hari ukuntu sanitizer igira imera ikajya kuba nka bureka n'ibinkundira nzabereka. Iyo najyaga ngendana kenshi nasangaga imeze nkaho yamenetse, yabaye nk'ubudodo, nkayoberwa ibyayo. Rero nza kuza kubona zino renjete ndazigura, imwe nayiguze 4,000. Ku bantu rero muzifuza nko kuyigura, hari nk'abantu baziza ariko wenda adafite ahantu hafi hahita haza mu mutwe avuge ngo yayigura he. Njyewe naziguze kurya nyuma, ahantu haba umugabo bita Rodrigue, arazicuruza, ntizihenda. Nayiguze 4, ndumva ntibeshye ni 4. Ni ingenzi rero. Ikindi nkuko impamvu nabivuze ku muntu ufite umwana, hari igihe muba muri nko mu rugendo utari bubone ukuntu karaba intoki n'ibyo byose, kandi wenda uri bumwonse cyangwa hari ibindi bintu uri bumukorere. Ni byiza rero ko waba uyifite yagufasha, kuko ibirimo utuntu 84 urumva. kandi ni ukuri irafasha byatari. Umva umuntu uzayigura akajya ayikoresha azambwira, noneho agahumura neza. Mama yake na mama gahumura neza byahatari. So reka ngende. Iki kiganiro ngiye kukisoreza hehera, ubuse nahangaha ngiye kugisoreza hano, bitewe nuko hano turi ni mu mujyi imbere yo kuba Hinde, cyangwa ahantu hahoze hoteli, haba hoteli mba ari Isimbi, ibintu nk'ibyo ngibyo.
Njye kugisoreza ahangaha bitewe n'uko ngomba gukoresha uko nshoboye nkihuta. Abashyitsi banjye barangeraho saa 7 gutyo saa 8 kandi njyewe ngomba kubatekera, nta n'ikintu na kimwe nari nakora. Rero njye gufatiraho ntabwo byankundira ko mbikora ndi no kugenda byose ngo nzabishyire ku murongo, kandi sinkunda nimba hari ikintu nanga kuba ndi bwitegura abashyitsi bakaza bagasanga nyiri nko guteka nirukankana n'ibintu ntarakaraba, barangiza bakaza bakicara aho ngaho ngo wagiye koga, ngo ibyo bintu nimba ari ibintu bibi binagaragara nabi, nibyo bya mbere ni bibi pe. Njyewe nkunda nyine, nanone sinkunda wenda mbifite abashyitsi nabatekeye ibiryo nabyitayeho nabishyizemo urukundo rwinshi, nibirangiza ngo bihororombe babirye byabaye mukonjera. Wenda nimba harimo nk'umuceri mu bintu natetse, uwo mbe nawushyizeho nyuma ku buryo baza tukabakira bya mbere tukaganira byoroheje, uri no gushya bahita bawurya ushyushye. Ariko nshuti zanjye, abantu mwanga umuntu ufite akajashi ari kwitegura abantu, mumumere peace. Ndabakunda, Imana ibarinde ibamere umugisha, mwakoze kureba ikiganiro cyanjye.